abantu benshi bateye imbere kubera gukorana na banki. Iyo umuntu akorana na banki ikamuha inguzanyo, akora business, ashobora gutangira business cyangwa akagura business asanganwe, ubundi agatera imbere agakirigita ifaranga. Hari abandi basubira inyuma muri business bajyaga bakora bitewe nuko basabye inguzanyo muri banki ikayibaha ku nyungu nini, batari babizi ko iyo banki itanga inguzanyo ku nyungu nini, bigatuma umuntu urwego yarariho asubira hasi, rimwe na rimwe bakaba banamutereza cyamunara. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo banki zibara inyungu ku nguzanyo kugira ngo uzamenye guhitamo banki ukorana nayo niba ushaka inguzanyo yagufasha gutera imbere, yagufasha gukora business yawe, yagufasha kwagura business cyangwa se yagufasha gutangira business. Kuko nuramuka utamenye banki ifite inyungu iri hasi cyangwa uko banki ukorana nayo ibara inyungu, uzasubira inyuma muri level warugezeho, usubire hasi kandi wakagombye gutera imbere. So nujye kure rero iki kiganiro, niba ari ubwa mbere ugeze kuri BVI Empire nguhaye ikaze. Njyewe nitwa Jean Marie Vianney. Kuri BVI Empire tubagezaho ibiganiro bijyanye na business, entrepreneurship, financial education, imikorere n'imikoranire na banki. So nguhaye ikaze nawe niba uri umusangwa. Aka kanya rero reka tugende mu ishuri. Let's go. So ni karibu mu ishuri twahageze. So uyu munsi rero ngiye kubereka uburyo banki zibara inyungu ku nguzanyo kugira ngo uzahitemo mbere yo gusaba inguzanyo muri banki, uzabanze umenye banki ukorana nayo ikoresha ubuhe bwoko bw'inyungu, ibara inyungu ku nguzanyo gute. So hari ubwoko butatu bw'inyungu nababwiye mu biganiro byashize. Hari uburyo banki zibara inyungu mu buryo butatu. Hari banki ikoresha declining method, hari ikoresha annuity method, hari n'ikoresha flat method. Ubwo buryo bwose uko ari butatu tugiye kureba twihuse kugira ngo uhitemo, urebe uburyo bworoshye, uzamenye mbere yo gusaba inguzanyo, umenye ese banki ngiye gusaba inguzanyo ikoresha ubuhe buryo, ibara inyungu ku nguzanyo gute. So mukurikire rero, umuntu ngiye kuguha ikaze kuri BVI Empire. Niba uri mushyashya ukande subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika. So kurikira rero hano kuri Type. Ni ukuvuga ngo nk'uko mubireba ahangaha natanze urugero rwa banki A, banki B and banki C. So hari n'inguzanyo, ingano y'inguzanyo ya miliyoni 5. So iyi banki A ikoresha uburyo ibara inyungu, ni ikoresha declining method. Iyi ngiyi B ikoresha annuity method, iyi ngiyi C ikoresha flat method. Hose nafashe urugero rumwe kugira ngo uze kureba wowe ni iyihe banki muri izi eshatu wakorana nayo. Turasoza iyi video umaze kureba, umaze kumenya ni iyihe banki muri izi eshatu wakorana nayo. Ntujye kure y'iki kiganiro, ukurikire kuva ku ntangiriro kugera ku musozo kugira ngo utaza gucika. So ni ukuvuga ngo iyi banki, izi banki zose tuvuge duhere kuri banki A. Banki A yatanze inguzanyo ya miliyoni 5 ku nyungu ya 28%. Bibutse ko iyi nyungu iba ari ku mwaka. Hanyuma iyi nguzanyo izishyurwa mu mezi 12. Tugiye kureba ese buri kwezi uyu muntu wafashe inguzanyo muri banki azajya yishyura amafaranga ngahe buri kwezi. Nicyo tugiye kureba. Ndasaba ko rero mutaza kujya kure kugira ngo mutaza gucikanwa n'iyi video yacu, kandi turabisoza buri wese amaze kubibona neza cyane. So kuri uyu muntu wafashe inguzanyo muri iyi banki ikoresha declining method, buri kwezi azajya yishyura ibihumbi 516,667. Ibihumbi 516,667 kuva ku kwezi kwa azahera yishyura aya ngaya. Hanyuma kubera ko iyi metode yo uko umuntu yishyura agenda yishyura bigabanuka, azageza ku kwezi kwa 12 yishyuye ibihumbi
yishyura 425,000. N'aya ngaya azishyura, ni ukuvuga ukwezi kwa mbere azishyura aya, hanyuma ukwezi kwa nyuma kwa 12 azishyura aya mafaranga. Nibuke ko ni inguzanyo yo mu mwaka, mu mezi 12 ni miliyoni 5. Ni ukuvuga iyi metode ukuntu ikora, umuntu inyungu bagenda bazibara bakurikije inguzanyo ubasigayemo. Tuvuge niba baguhaye inguzanyo ya miliyoni 5, ubwa mbere ukishyuraho 500,000, urumva ko kuri miliyoni 5 baguhaye ubasigayemo miliyoni 4.5. Izo miliyoni 4.5 nizo bazabariraho inyungu kugira ngo wishyure instrument cyangwa se igice cy'ukwezi gukurikira. Ni ukuvuga inyungu bagenda bayibara bakurikije inguzanyo ubasigayemo. So ni ukuvuga ngo rero kuri inyungu uyu muntu bizarangira yishyuye iyi banki ikoresha iyi methode, bizarangira yishyuye inyungu $650. Izi nizo nyungu azarangiza inguzanyo yishyuye. Yumvikane ko amafaranga yose azishyura mu mezi 12 ni miliyoni, ni za miliyoni 5 bamuhaye, kongeraho izi nyungu bikaba 5,650. Aya niyo mafaranga azarangiza inguzanyo amaze kwishyura. Mbibutse ko ubu buryo bubara inyungu bakurikije inguzanyo ubasigayemo. Tugiye rero kuri wa muntu wafashe inguzanyo muri ya banke B ikoresha annuity method. Kuvuga ngo uyu muntu wafashe inguzanyo ya miliyoni 5 kuri annuity method, we azajya yishyura 472 n'amafaranga 798. Kuva ku kwezi kwa mbere kugera ku kwezi kwa 12 azishyura amafaranga amwe atagabanuka. Nizere ko muri kubibona. Bizarangira rero yishyuye inyungu zingana gute? Bizarangira yishyuye inyungu $673,576. $673,576. Izi nizo nyungu bizarangira yishyuye $673,576. Izi nizo nyungu bizarangira yishyuye uyu muntu wafashe inguzanyo hano. So bivuze ngo mu mezi 12 azishyura za miliyoni 5, wongeyeho izi nyungu $673,576 n'amafaranga 576. Uri kubona ko mu gihe wa wundi we azishyura hose hamwe miliyoni 5,650. Uyu nguyu azishyura 5,673. Uri kubona ko rero hari n'ikinyuranyo. Tumaze gufata izi banki zombi, uri kubona ko iyi banki ikoresha iyi metode ya annuity, bose inguzanyo ni imwe na interest rate ni zimwe, ariko uri kubona inyungu ukuntu zingana. So tangira utekereze. Tugiye kugera no ku rundi rugero. Noneho ku muntu wafashe flat, inguzanyo ya flat, azajya yishyura $516 n'amafaranga 667 kuva ku kwezi kwa mbere kugera ku kwezi kwa 12, ariko kwezi kwa nyuma. Bizarangira rero iyi nguzanyo azayirangiza yishyuye inyungu za $1,200,000. Sinzi niba muri kubibona. Bizarangira yishyuye inyungu za $1,200,000. Ni ukuvuga ngo banki ikoresha iyi flat method, buri kwezi wishyura amafaranga angana
niba baraguhaye miliyoni 5 ukishyura ibihumbi 500 bwa mbere, urumva basigayemo miliyoni 4 n'igice. Ubwa kabiri wishyuyeho miliyoni, ubasigayemo 3 n'igice. Ubwo rero abantu bakoresha iyi metode ya flat, niyo waba basigayemo ibihumbi 100 gusa, bakubarira interest rate nkaho ukibarimo miliyoni 5 zose. Sinzi niba muri kumva icyo kintu. Ni ukuvuga ngo niyo waba basigayemo ibihumbi 100, babara inyungu nkaho ukibarimo miliyoni 5. So urumva amafaranga rero uyu mukiriya wafashe inguzanyo muri iyi banki bakoresha flat, bizarangira hose hamwe yishyuye miliyoni 5 zazindi bamuhaye, yongeyeho na ya miliyoni 1,200 y'inyungu, ubwo ni miliyoni 6 n'ibihumbi 200. Muri kubona ikinyuranyo kirimo guys, nizere ko mukurikiye. So bivuze ngo iyo ugiye gusaba inguzanyo muri banki utabanje kumenya ubwoko bwa interest bakoresha cyangwa bwa metode, uburyo babara inyungu ku nguzanyo, ntiwamenye ko bakoresha declining, ntiwamenye ko bakoresha annuity, ntiwamenye ko bakoresha flat, ahubwo kubera ko ukeneye inguzanyo wahise uvuga ese gusaba inguzanyo ni ibiki bisabwa kugira ngo umuntu abone inguzanyo, bagahita bakubwira ngo gufungura konti, ukaba ufite ingwate, ukaba ufite na business usanzwe ukora, cyangwa se ukaba ufite umushinga ugiye gukora. Ntubabaze ngo ubwoko bw'inyungu mu bubara gute mukoresha iyi metode. Icyo gihe niba uko ucururiza ku isoko rimwe n'uyu muntu wafashe inguzanyo muri iyi banki A yafasheho miliyoni 5, nawe wafashe inguzanyo hano, mukaba mucururiza ku isoko rimwe, akishyura inyungu z'ibihumbi 650, wowe ukishyura inyungu za miliyoni 1,200. Urumva ko uyu muntu we azatera imbere, wowe n'ibirimba n'ureba nabi uzasubira inyuma, cyangwa inguzanyo nakunanire, kuko kuva ku ntangiriro wishyura ibihumbi 516 kugera ku mwisho, cyangwa se kugera ku cyiciro cya nyuma, cyangwa se kuri installment ya nyuma. So kuri izi banki rero uko ari 3 A, B, C, ubu banki ikoresha interest nziza ni iyi ngiyi ikoresha metode ya declining method. Iyi niyo banki nziza kubera ko niyo yishyura, ufatamo inguzanyo ukagenda wishyura bigabanuka bitewe n'inguzanyo ubasigayemo. Uri kubona ko nabikweretse neza, inyungu ni 650. Iyi nayo ikoresha annuity, nayo iri hejuru. Uri kubona ko bizarangira yishyura 673. Uri kubona ko harimo ikinyuranyo cy'ibihumbi 23 n'aya ngaya y'inyuma. Uri kubona ko ifitemo akanyuranye, ariko bibaye byiza wasaba inguzanyo muri banki ikoresha iyi declining method. So banki ikoresha flat, urakubona ko ni ya banki yayindi umuntu asaba n'inguzanyo akajya yishyura, agakora akishyura kabiri icyuya, akavunika bihagije, rimwe na rimwe ugasanga inguzanyo yirangije ari mu yandi madeni, cyangwa se na business iri gusubira inyuma, ku buryo wamubwira ngo ujye gusaba inguzanyo muri banki akaba yanagutuka kubera ko avuga ngo banki zirakinisha, ariko ni ukubera ko atarimenye. So tujya ku mwanzuro rero, call action ni iyihe? Ni iki tugomba gukora? Ikintu cya mbere ugomba kumenya mbere yo gusaba inguzanyo muri banki, ntuzihutire gusaba inguzanyo utaramenya ibintu ngiye kukubwira. Niba ukeneye inguzanyo muri banki, banza ubaze inyungu nangahe ku ijana. Icyo ni kimwe. Nk'aba ngaba bakoresha nk'izi banki zose twavuze ko bakoresha 28. Hari banki zikakubwira ngo ni 2%. Niba kubwira ngo ni 2% ku kwezi, uzahita ukuba n'amezi 12, uzahita ubona ko ari 28% mwaka. Noneho niba kubwira ngo ni 28, uzahita ugabanya n'amezi 12. Niba kubwira ngo ni 28%, uzahita ugabanya n'amezi 12, ubone ku kwezi arangahe ku ijana. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere uzamenya rero ni ukumenya ngo inyungu yanyu
nangahe ku ijana ku mwaka cyangwa ku kwezi. Nibakubwira ku kwezi uzakuba 12, nibakubwira ku mwaka uzagabanya 12 umenye arangahe. Ikintu cya kabiri uzamenya ni metode bakoresha bishyuza inguzanyo cyangwa se babara inyungu ku nguzanyo. Uzamenye ngo ese umuntu yishyura inguzanyo bigabanuka, mukoresha declining method cyangwa mukoresha annuity method cyangwa mukoresha flat. Ibi ngibi ni uburenganzira by'umukiriya kubisobanuza, ni uburenganzira bwawe niba ushaka inguzanyo muri banki kubisobanuza ukamenya niba bakoresha declining annuity method. Twabonye ko muri izi method zose uko ari 3 banki zirazikoresha, ariko si zose banki bikoreshamo metode imwe muri izi. Rero ugomba kumenya banki ubamo, niba unasanzwe ufata inguzanyo ugomba kumenya ese basanzwe bakoresha iyihe metode. Ikindi kintu cya kabiri uzamenya, ugomba kumenya charges zose zizagenda ku nguzanyo kugeza ubonye inguzanyo, kuko hari n'igihe baba batanga inguzanyo kuri flat ugasanga n'ama charges nayo ari hejuru arahanitse. Charges zigenda ku nguzanyo zo ziba ziri ngombwa, ariko hari banki zizihanika. Izo charges nizi, hari amafaranga yo gusura ingwate, loan processing fee n'indi mirimo ishobora kwigendaho, hari commission on loan mu mufuragiro ku nguzanyo, hari amafaranga yo kwandika ingwate muri RDB, hari amafaranga yo gukora expertise, hari amafaranga yo gusinya amasezerano kwa noteri, hari amafaranga y'ubwishingizi kuko umuntu ufashe inguzanyo ayifatira n'ubwishingizi ku buryo yaramutse apfuye cyangwa akoze impanuka akagira ubumuga, banki ntabwo ijya kwishyuza uwo muntu, ahubwo ijya kwishyuza ubwishingizi. Ariko usanga iyo mifuragiro, iyo loan processing fee, ibyo bya expertise ugasanga hari ababihanika, ugasanga bakohereje ku muntu ukora expertise uca amafaranga. Ugomba kumenya ama charges yose agenda ku nguzanyo uzahabwa, ukamenya interest rate ni ku kwezi cyangwa ni ku mwaka nangahe, ukamenya metode bakoresha muri izo uko ari 3 ni iyi. Nusanga bakoresha flat uzahita ucishamo akaronko, nusanga bakoresha annuity ushobora kuyemera ari uko wabuze iyi banki ikoresha declining. So nizere ko rero musobanukiwe uburyo ushobora gukorana na banki ukunguka ugatera imbere, n'imibereho yawe igatera imbere, na business yawe igatera imbere, ukabona amafaranga menshi. Ibi rero abantu benshi ntibari babizi, nigeze mbikoraho ikiganiro mu magambo, ariko nari narabereka reality ngo mbere kuko bino bintu babibara. Ni gutya babibara rero, iyo bafite izi systeme bihita byikora. So menya rero ibi bintu, hanyuma nujya gusaba inguzanyo muri banki uzamaking sure interest rate ni kangahe, interest method bakoresha iyihe. So nizere ko iki kiganiro cyagufashije. Niba iki kiganiro kigufashije rero ukande like, uze kugisangiza n'abandi bantu bakora business cyangwa bitegura gutangira business cyangwa bashaka kwagura business zabo. So ubaye wari utarakora subscribe, wibuke gukora subscribe kuri BizVia Empire, kubera yuko iyi ni channel ibagezaho ibiganiro byose by'ubwenge bijyanye na finance, education, bank na business n'ibindi bitandukanye bijyanye no guhindura imibereho myiza y'abanyarwanda muri rusange n'abandi bakurikiye. Mwakoze kubana nanjye, ibiganiro byo kuri BizVia Empire nakagaruka. Ciao ciao, Imana y'amahoro ibarinde. See you then.